Yeah, so muraho neza, team up now. Amakuru yanyu. Nishimye cyane kino cyumweru kiri kuba cyumweru kiza. Ndi kubona abantu benshi, team iri kugoronga vuba. Abantu benshi bari gutangira kuyobora nabo bo muri team. Bamwe batangiye kumenyera kuntu bashowinga plan, kuntu bakwereka plan. So ndishimye cyane kuno kwezi kuzaba kwezi kunini, kwezi gushushe, kwezi kuzafasha abantu benshi gutera imbere, kuzaba ukwezi kwa mbere ku mavoyumu twinjiza. So mukomeze gukora courage, mukomeze kubaka business, mukomeze gushiramo intege kubera nyine turi gukorana kugira twese tugere ku inzozi zacu. So ubona abandi bakora ibindi, babakora muri factory, babakora mu yandi makampani, babakora n'amabusiness atandukanye. Nta yindi business iguha opportunity kayino wabona iguha navuga guha amahirwe yo kugira icyo ukora kugira ugere ku nzozi zanyu, cyangwa amahirwe yo gutangira business kuri makeya kandi ikaba ifite potential yo gukura cyane. So muri video so ndabishimiye cyane. So muri video nashaka kwigisha cyangwa kwigisha kuntu twatumira abantu biwacu, cyangwa kuntu twabatera invitation. So kigiye abantu turi gushaka kubatumira kugira baze kuri telefone baganire n'umuntu muri team, cyangwa turi kubatumira kuri ku nama dufite ya team kako kose. So kwino video n'ubundi tusanzwe tutumira abantu biwacu, baturi kubatumira kuri party, baturi kubatumira ku rusengero, baturi kubatumira kujana kugira mugiye guhemba cyangwa iki. So tusanzwe tutumira tutumira abantu, right? Sinziba ibyo making sense, ariko nyine so navuga step ya mbere ni guhita ureba igihe iba ari uba umuntu uri gushaka gutumira iba yaboneka ayo masaha, noneho kagucya umubwiye ngo yewe ku cyumweru saa 12 urabura gukora iki, akakubwira ngo ta gahunda nari nagira, cyangwa ta gahunda mfite, cyangwa ntacyo nzaba ndi gukora. Noneho igituma umubaza mbere ayo masaha ni kubera igihe akubwiye ko ntacyo araba ari gukora, noneho wahita umubwira ukamenya ko azaba aboneka ku iyo event yawe. Umubwiye bya event mbere, none ukamubwira ayo masaha inyuma, yahita avuga ngo mfite bimwe byo gukora, cyangwa akabwa kanje kagwaye keneye kumujana kwa muganga, cyangwa keneye gukora iki, ibintu byabyo byose kubera nyine iba atashaka kuza, cyangwa kubera utari wafata uwo mwanya. So step ya mbere ni ukuhita ureba igihe uwo mwanya uba yaba ari available, noneho ukatangira kumutumira cyangwa ukamubwira byo kumutumiraho. Igihe uri kubwira igihe uri gutumira abantu kugira baze bumve business, ntabwo uba ushaka kubabwira ibintu byinshi. Kenshi igihe ubabwiye bikeya cyane nibyo byiza, kubera abantu benshi igihe utangiye baba bashaka kumenya byose, kandi bamwe bo muri team bashaka kubabwira ibintu byose bya business, no kuntu iteye, no kuntu duhembwa, n'amaproduct yose ako kanya. Kandi mu mwanya wo kumubwira byose, ibyiza ni kuba twabisobanura byose hamwe, abo bantu bageze kuri event cyangwa bageze kwiyo nama yo kuri telefone cyangwa kuri Zoom, hariho hose. So iyo step ya mbere ni ukureba ayo masaha yaboneka. None abonetse, igikurikiyeho ukavuga byiza byo kuri team, cyangwa ukakora edification kuri team. So edification umva abantu bo muri team bayivuga cyane. Edification niyo tuma abantu bo muri team, niyo tuma team yose izamuka, kandi edification ni ukuvuga ibintu byiza kuri team. So mubwiye ngo umuntu wawe muri gushaka kuinvitinga, ukamubwira yewe dufite ino nama ya team, hazaba hariyo Chance, hazaba hariyo Anesu, hazaba hariyo
Nick umuntu wari wose uvuga none ukavuga ibintu byiza k'uwo muntu ngo yewe uzi Nick ni umuntu mwiza ni umuntu ufata neza ni umuntu ino ukavuga ibintu byiza bye ari shimye ndi kuvuga akavuga yashimye ni umuntu wifata neza ni umuntu uzi akora cyane noneho ukavuga ibintu byiza by'abantu bo muri team kugira abo bantu uri gutumira baze ku meeting bumve bashaka kumenya n'abo bantu uzi umuntu uzi ko erefayinga muri team cyane ni wowe winjiza amafaranga menshi umuntu uzi kuzana abantu benshi kugira barebe umuntu uzi kuvuga ibintu byiza by'abantu bo muri team kugira abo bantu be bazi barebe niwo muntu ubona yinjiza amafaranga menshi cyane cyangwa niwo muntu bwa winjiza cyane kandi niwo muntu ubona agenda ku malevels atandukanye umuntu uzi ku erefayinga so ku bantu batazi ku erefayinga cyangwa batari babimenya neza wige kwerefayinga ni ukuvuga ibintu byiza byo muri team so umuntu wawe ukamubwira ku cyumweru saa 12 uzaba uri gukora iki avuga ntamagaho nafite ukavuga yewe ukeneye kuza ku ino nama ya ino business yacu mu meeting abantu bo muri team tufite runaka dufite nde ukavuga abo bantu bose ushaka ukaerefayinga dufite chance nubwo waerefayinga umuntu umwe ariko kugira abo bantu baze tutanga ino business noneho ubona abantu benshi bari kubaza none si iyo business ye mukora iki mugurisha iki muracuruza ni business imeze ute ni business yo kuri online noneho bakaba bashaka ubabwire ibintu byose ibibazo byose ubisubize kandi natwe bo muri team natwe tugatekereza ngo nimusubiza neza bizatuma ashaka kuza muri team cyangwa nimusubiza kino kibazo cyangwa bino bibazo bibiri bizatuma ashaka kuza muri team ariko oye igihe abantu bazakubaza weho ubabwire gusa icyo ni ikibazo cyiza nicyo gituma no kugutumira kugira uze ku nama yacu kugira ubyumve neza ubundi igihe abukubaje ikintu nonse ni gute muhema icyo ni ikibazo cyiza nicyo gituma no kugutumira kugira tuzagusobanurire neza ku nama ikibazo cyacyo cyose akubwiye ukamubwira nicyo ni ikibazo cyiza nicyo gituma no kugutumira kugira uzaze ubyumve ku nama noneho ibyo ni byiza kubera bituma bagira bagira intege cyangwa bagira kushaka kuza kumva cyane kuba bumva ari ibintu biri interest ari ibintu byiza bashaka kumvaho neza so igihe abantu bari kukubaza uri kubatumira tubabwire ngo ibintu byose ntushaka kubasobanurira byose bya business babwire baze kugira tubasobanurire ku iyo nama cyangwa kugira umuntu wawe abasobanurire kuri telefone so igihe abantu bose bari gutangira muri team bwa mbere tuba dushaka ku launchinga cyangwa gutangiza business yabo so igihe ushaka ku bantu bari gutangira vuba bashasha bari cyari gutumira abantu babo kugira baze kuri event yabo ya mbere cyangwa n'abantu bamaze muri team bagize iyo nama yabo ya mbere bashaka gutumira ku kuri ku nama yo ku munsi wa 20 wa kuno kwezi ni gutya cyangwa mwakoresha ino video kugira mwige cyangwa kumenya kuntu mwatumira abantu so hopefully no video yabafashije cyangwa hariyo irafasha kugira mumenye kuntu mwatumira abantu ariko nyine no business nyine ni business y'abantu ni business yo kumenya n'abantu yo kuba hafi y'abantu bawe no kufasha abantu so no kuvuga no kumenya kuvugana no kuvugisha abantu so aho niko watumira abantu so nabivuze umuntu utumira abantu benshi ni wowe ubona winjiza cyane umuntu uzi gutumira abantu ntabwo ari ngombwa amenye gusobanura business ntabwo ari ngombwa ari kuri level ye hejuru cyangwa ntabwo ari ngombwa ari kuri status gusa ubona abantu bari kwinjiza cyane cyangwa batemera kuguranga vuba n'abantu bamenye kwerefayinga batuma abantu nyine bashaka kuza kumenya cyangwa bashaka kuza kumva abo bantu nibo batera imbere cyane so thank you team up now ndabishimiye cyane kunavuze kuno kwezi tukomeze tukore cyane twese dushiremo intege tuzamuke ndabizi bamwe bari so close benda kugera kuri 1k ndabizi bamwe bari bakeneye amanota make amaboyi make kuri ya kwezi gushize so kuno kwezi ntimucike intege mushiremo imbaraga mugeraho kandi muhite mugera kuri 1k
na bamwe benda kugera kuri 5k namwe mukomeze mu building twese turazamukana kandi niho turacyari gutangira so kandi umuntu wari wose uragira ibibazo many questions ibibazo cyangwa ibitekerezo mwampamagara cyangwa mukanyandikira murakoze cyane Chantal Mungu